u Rwanda n'u Burundi, amateka y'ibihugu bibiri y'abavandimwe. Igice cya kabiri, ubukoloni bw'Abadage n'Ababiligi, intangiriro y'impinduka zikomeye. Mu gice cya mbere twabonye uko u Rwanda n'u Burundi byari bimaze ibinyejana byinshi byiyobora nk'ubwami bwigenga, bifite abami, imigenzo, ingabo n'ubuyobozi bwabyo. Ariko mu mpera z'ikinyejana cya 19 ibintu byarahindutse. Mu Burayi ibihugu bikomeye byari bihatanira kwigarurira Afurika. Iryo rushanwa ryahinduye amateka ya miliyoni z'abaturage, harimo n'ab'u Rwanda n'u Burundi. Uyu munsi tugiye kureba uko ubukoloni bwatangiye, impamvu Ubudage n'Ububiligi byigaruriye ibi bihugu, n'ingaruka byagize ku mibereho n'imiyoborere. Mu mwaka w'1884 kugera mu mwaka w'1885 habaye inama yabereye i Berlin mu Budage. Ibihugu bikomeye by'i Burayi byaganiriye uburyo bwo kugabana Afurika hagati yabyo kugira ngo birinde kurwanira ku butaka bumwe. Abaturage b'Afurika ntibigeze bitabira iyo nama, kandi nta n'uruhare bagize mu gufata ibyemezo ku hazaza h'ibihugu byabyo. Ni muri iyo gahunda akarere ka Rwanda Urundi kashyizwe mu gice cyanzurwa n'Ubudage, kashyizwe mu gice kigenzurwa n'Ubudage. Mu mwaka w'1890 Abadage batangiye kugera muri aka karere. Icyo gihe basanze u Rwanda rufite umwami n'inzego z'imiyoborere zikomeye, u Burundi nabwo rufite ubwami bwabwo n'imikorere yabwo. Kubera ko Abadage bari bake, bahisemo kudasesa ubwami. Ahanini bakoreshaga abami n'abatware basanzwe mu gukusanya imisoro no gutegeka abaturage. Ibi byatumye ubutegetsi bwa gakondo bukomeza kubaho, ariko bugatangira kuyoborwa no kugenzurwa n'abakoloni. Mu mwaka w'1914 hatangiye intambara ya mbere y'isi. Mu mwaka w'1916 ingabo z'Ububiligi zinjiye mu Rwanda Urundi, cyangwa se Rwanda Urundi, zitsinze iz'Ubudage muri ako karere. Intambara irangiye mu 1918 Ubudage bwambuwe koloni zabwo. Mu 1922 umuryango w'ibihugu League of Nations wahaye Ububiligi inshingano zo kuyobora Rwanda Urundi nk'intara icungwa mu izina ryawo. Ababiligi bategetse Rwanda Urundi igihe kirekire, imyaka 40. Mu ntangiriro bakomeje gukorana n'abami, ariko bagenda bahindura byinshi mu miyoborere. Bashyize imbere kubaka imihanda, guteza imbere amashuri, misiyoni, ubuvuzi bumwe na bumwe, no gukusanya imisoro mu buryo bwagutse. Ariko kandi bashyizeho uburyo bushya bwo kugenzura abaturage bwagize ingaruka zikomeye ku mateka yakurikiyeho. Kimwe mu bintu byagize ingaruka zikomeye ni itangwa ry'indangamuntu zandikagaho ibiciro by'abaturage, cyangwa se ibyiciro by'abaturage. Abashakashatsi bagaragazaga ko mbere y'ubukoloni abantu basobanurwaga n'imiryango, uturere n'imibereho yabo, nubwo amagambo umuhutu cyangwa se umututsi n'umutwa yakoreshwaga. Nubwo byagaragaraga ko amagambo umuhutu, umutwa, umututsi yakoreshwaga, nta kintu byari bihungabanije sosiyete y'icyo gihe. Mu gihe cy'ubukoloni ibyo byiciro byashyizwe no ku ndangamuntu, kandi bikoreshwa mu miyoborere. Abahanga ntibavuga rumwe ku rugero izi politike zonyine zagizeho ingaruka, ariko bemeranya ko zagize uruhare rukomeye mu guhindura imibanire ya politike n'imibereho. Abamisiyoneri Katolika n'abandi baje bubaka amashuri, insengero, ibitaro n'ibigo byigisha imyuga. Abanyarwanda n'Abarundi benshi batangiye kwiga gusoma no kwandika. Hari abayobozi benshi bazavuka muri aya mashuri bagira uruhare mu mateka y'ibihugu byombi nyuma y'ubwigenge. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ibihugu byinshi bya Afurika byatangiye gusaba ubwigenge. No mu Rwanda Urundi amashyaka ya politike yaratangiye gushingwa. Abaturage batangiye gusaba ko bayobora ibihugu byabo aho gukomeza gutegekwa n'abakoloni. Mu mpera z'umwaka w'1950 n'intangiriro y'1960 impinduka za politike zarushijeho kwihuta.
icyo gihe u Rwanda n'u Burundi byari bigiye kwinjira mu bihe bishya by'amateka yabyo. Ubukoloni bwahinduye byinshi mu miyoborere, uburezi, ubukungu n'imibanire y'abaturage b'u Rwanda n'u Burundi. Hari n'ibikorwa by'iterambere byakozwe muri icyo gihe, ariko hari n'impinduka za politike n'imibereho zakomeje kugira ingaruka no mu myaka yakurikiyeho. Kuwa mbere Nyakanga 1962 ibihugu byombi byabonye ubwigenge, ariko ibyo ntibyahise bikemura ibibazo byose. Mu gice cya gatatu tuzareba uko u Rwanda n'u Burundi byinjiye mu bwigenge, impinduka za politike zabaye muri icyo gihe, amakimbirane yabayeho n'uko ibyo byagize ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi kugeza mu myaka 1990. Ngayo nguko tuzabane ku gice cya gatatu kizakurikirana ku mateka n'isano u Rwanda n'u Burundi bifitanye mu buryo bwihariye.